Ikaze kuri Niva Paula Vlog, ni umwanya tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Cristiano Ronaldo. Izina Cristiano Ronaldo rizwi cyane mu mupira w'amaguru ku buryo abenshi badatinya kumugira umwe mu bakinnyi b'ibihe byose bawukinnye. Nyuma y'urugendo rukomeye yatangiriye muri Sporting Club de Lisbonne, arukomereza muri Manchester United, Real Madrid na Al Nassr akinira kuri ubu ngubu. Ukwamamara kwa Cristiano Ronaldo ni kimwe gusa iyo bigeze ku buzima bubi yabayemo akiri muto bitewe na se umubyara wari umusinzi ruharwa biba ikindi. Umubyara Jones Dennis Avelio yapfuye muri 2005 ubwo Cristiano yari afite imyaka 20 y'amavuko. Icyo gihe akaba yari amaze imyaka 2 muri Manchester United. Cristiano Ronaldo abazwa cyane no kuba se yari umubyeyi udashobora gutunga umuryango we, ibyatumye asaka amarira ubwo yamubazwagaho n'umunyamakuru Piers Morgan wa ITV. Icyo gihe yasubije agira ati: "Sinzi papa wanjye 100%, yari umuntu w'umusinzi, sinigeze muvugisha ngo tugirane ikiganiro gisanzwe, byari bikomeye." Jones Dennis Avelio witabye Imana mbere y'uko umuhungu we icyatwa muri ruhago, yagowe cyane n'ubuzima bituma yinjira mu gisirikare, aho yarwaniye Portugal mu ntambara yari igamije kurwanya ubwigenge bwa Angola. Intambara we na bagenzi be batsinzwe, ibintandaro yo kugira ngo bahure n'ibibazo byatumye basa n'abangirika mu mutwe. Ubuzima n'imibereho byo muri Angola nibyo bisa n'ibyabangije cyane. Nk'igihe bari muri Angola, nk'uko The Sun yigeze kubyandika, abasirikare benshi bazonzwe na malariya, umusonga, guhinda umushyitsi n'umuriro, ku buryo bamaze igihe kinini muri ubwo buzima. Icyo gihe bari batunzwe n'inzoga yo muri Angola yitwa kuka, bijyanye n'uko amazi yo muri uwo mugezi wo muri ako gace yabaga ashyushye cyane kandi ari mabi ku buryo atabashaga kubamara icyaka. Ubwo buzima bwahinduye cyane Avelio asubira mu gihugu cye yarangiritse nyuma yo kuva ku itabaro. Wa Cristiano yabaye muri Afurika amezi 13, arwana muri Angola no muri Mozambique mbere yo gutaha muri Portugal. Nyuma yo kuva muri Afurika, kubera ko muri icyo gihe Portugal yari yaratakaje amafaranga menshi mu ntambara, igisirikare cyayo cyahuye n'ibibazo bya mikoro bituma barimo na Ronaldo bakivamo nta merekeza bahawe. Jose Manuel Coelho wari inshuti ya se wa Cristiano Ronaldo akaba n'umudemobe mugenzi we, yigeze kubwira ESPN ko kuba nta kazi basanze mu gihugu aribyo byatumye Avelio yahinduka imbata y'ubusinzi. Yagize ati: "Twaratereranywe, abahoze mu ntambara nta mafaranga cyangwa akazi bari bafite. Iyo mbonye Ronaldo nibuka se, iyo yari afite ibibazo kandi nta byo kurya afite, bituma yiyegurira ubusinzi. Inshuti ze nizo zamuguriraga inzoga, we nta mafaranga yabaga afite." Ubuzima muri Portugal nyuma yo gusubira i Madeira avuye muri Afurika, Avelio yabaye umukozi wo muri Jardin, nyuma aba umubitsi w'ibikoresho mu ikipe Adonia umuhungu we yakiniraga icyo gihe. Yari ashinzwe gutunganya urwambariro kandi akamenya ko n'ibikoresho by'abakinnyi bimeze neza bifuze. Ni akazi yabonye kubera ko Cristiano yakiniraga iyo kipe, gusa bagenzi ba Ronaldo bamutukiraga kuba se akora akazi gasuzuguritse nk'ako. Iyo amasaha yabaga yivuye, Avelio yakundaga kuba ari mu kabari afata kamwe. Iherezo n'isezerano rya Cristiano Ronaldo nyuma y'imyaka myinshi y'ubusinzi bukabije n'urugomo, umubiri wa Avelio wangijwe n'inzoga bituma ucika intege. Muri Nzeri 2005 nibwo yapfiriye i Londres azize indwara y'umwijima, yari afite imyaka 51. Ronaldo yagerageje byose kugira ngo asabeho, ariko amafaranga yamushoyeho ntacyo yatanze. Ubwo se umubyara yapfaga, Cristiano wari umuri iruhande yamuhaye isezerano ry'uko agiye kuba umukinnyi ukomeye
Uyu mugabo kuri ubu akinira Al Nassr yo muri Arabia Saoudite ntabwo yigeze yirengagiza isezerano yahaye se byamufashije gutwara Ballon d'Or 5. Ikibabaje nuko nyakwigendera atigeze abona ibyo umuhungu we yagezeho nyuma y'urupfu rwe. Ngahe nguko rero ubu ngubu ni ubuzima bwa Cristiano Ronaldo umaze kwigarurira imitima y'abantu benshi muri ruhago.